bazasinyare kada Zandani ni zarabiye batazakurega kubashishura bavuze ko ari ijambo ryabo Zandani kandi siko kazungu bivuze kera Zandani ijambo Zandani rivuga kera kuri radio disi Zandani zigezwe ko bimaze igihe ahubwo n'ibya mukuru wa Diamond bikize arahari kuvuga kuri Wasafi bagiye gusoza niganiraga nta n'ikibazo 15 ya nyuma araza akavuga Zandani nta n'ikibazo gihari mu makipe yose nabo twakoresha terime bakayikoresha naganira icyo ikirego exclusive no kuvuga urubuga rw'imikino ariko nukira twatubyita imbuga z'imikino zose kandi urubuga rw'imikino ni izina rya Radio Rwanda urumva igihari habaye inama ku munsi w'ejo inama iba iy'abantu batatu Muvunyi inama zimaze kubanyeshwa inayo tuzahita ikipe y'inama okay timu ya mikutano reka karenza tange Zandani inama zibaye nyinshi kandi ntacyo none sasa icyo uvuga n'uyu munsi harabindi none ntaribi rego mureke tubanze twumviye komeza yezo kare ariko nacyo tubona komeza kare urumva habaye inama ihuza perezida Muvunyi perezida Tade ndetse na Gacinya batatu gusa Gacinya umujyanama ajemo gute ushinzwe recruitment Gacinya yasaga nushaka kwivumbura nyuma yo kugungana naye na Gisa akamusuzugura kandi wakabijyanisha mu mujyi wo kuvuga ngo ni perezida umusuzugurije niba ndi umuntu wo ku rwego rwo kuba narayoboye ikipe nkaba hari ibyo nshaka gufasha ikipe ntago ndi umuntu wo gusuzugurwa nande na Eric bisobanura ibyo kugura abakinnyi imbere y'abantu ko yamusuzuguye hari Bakame nanuza barwanya hari Bakame hari Hussein hari abandi bantu biba ariko se Gisa niyo habwa amabwiriza we n'ufite ubwenge bwawe wowe ubwawe urumva rero Gacinya nawe yasaga n'uwarakaye ibyo kugura abakinnyi bivamo byasabye ko bahura Muvunyi arabahuza na Tade perezida ahari baraganira urumva baravugana ikibazo kirihe Gacinya nyine asobanura ibye avuga ati cyewe dufite komisiyo yitwiye kugura abakinnyi dufite umutoza twumvikanye ko ariko bigenda agomba kujya muri team akagira ijambo ku buryo tugura abakinnyi njya kumva numva nkumva uyu ngo agiye kuza muri Reyo nkumva uyu bimeze bityo navuga uyu uri kuri liste twumvikanye Gisa tuyusimwemera ntago tumugura ati jewe ndashaka kumenya nagatogo nk'akabagande ntago naguma mu bintu bidafite umurongo urumva niba nta gahunda ihari jewe mureba abandi mubiha munkuremo rwose mubinkuremo perezida Tade nawe nyine arabisobanura ibyereka nawe ni perezida agomba Eric akorera ku mabwiriza ya perezida we urumva none ko bagongana nyine nibyo nkubwira none se amabwiriza ya perezida aza gute kandi abisiko Gacinya hari nyine rero niho ikibazo cyari ako gatogo nyine Eric arashaka abakinnyi Gacinya narashaka abakinnyi urumva Eric arashaka bo ku ruhande Gacinya kare ariko mumfashe karenze banza arangize iyo nama habaye betting asi nk'ubu habaye impamvu icyo nagiye kuvuga habaye saga kuri wa mwana wo muri Kongo ubu niyo bateranyije urumva niyo bateranyije ibi kibazo nayo ubwaye gute se uwo mwana uriya mwana yabonywe n'umuntu witwa Hussein urumva Hussein abwira umutoza atariko hano hari umwana ufite impano idasanzwe abantu bose bamuhagurukiye ndabona biratuma mushidikanya urumva ati ndabona twamureba abibwira Gacinya amubwira ati tuzajyayo hari indi match bari kuri hoteli yo kwa Kazungu turagenda twunganirana baramubwira ati muzane nimba wamugeraho ubwo Gacinya murebye baraye bamubonye Gacinya yaramuboya kandi ryo kubwe hano ngo Gacinya afite passport ye nta passport afite uramutse barayitegereza bigiye kuza batsi ibyangombwa bye umukinnyi baramushima bamushimye Gacinya atumwana mu muzanye urumva Hussein aramumushyira kuri hoteli ariko Hussein nyuma amaze kubona umwana yabajije amakuru ye umwana aramubwi amuha nimero za perezida w'ikipe ye Hussein aramubaza
umwana yavugaga ko afite asigaje amasezerano y'amezi 6 kumva umwana afite amasezerano y'imyaka 6 urimo urabyumva afite amasezerano y'imyaka 6 muri Bukavu Dawa perezida we arayafite noneho umwana kumbe Hussein amubaje hari uwitwa ngo Omar Simozi jewe no mu agent de Joel ni wa mu Rundi wazanye na wa mu nomero 3 wazanye Prince ubwo mujura wumva nyine Prince musore ni ukuvuga umukinnyi bati Hussein umukinnyi ni musinyisha umukinnyi Hussein abwira Gacinya ati uwo mukinnyi afite kontra perezida we yambwiye ngo afite kontra y'igihe kirekire mwitondere uwo mukinnyi mubanze mudahubuka mu musinyisha yaraje arababwira ati umwana akeneye ibihumbi 15 by'amadolari nibyo perezida we urumva kazu Hussein urumva kazu dore ko byagenze Hussein yaraje arababwira ngo uyu mwana akeneye ibihumbi 15 by'amadolari umwana Gacinya kuko bwaracyajya kumureba abona afite tara koko none mu kugira tara baravuga bati ko Hussein ari kuduhendesha kuri uyu mwana kandi perezida yahaye briefing Eric Gisa ko ibyo Hussein azajya akora mutazajya mubyemera bitewe nuko atari mu mujyo wacu ikintu cyose kirimo Hussein icyitwa uwitwa Hussein buretse gato manze mikubwire nagaruka kumuharabika kare oya nagaruka kumuharabika dore ko byagenze Karenzi nje uw'icumi ni 15 Hussein niko ameze no kumuharabika yagiye kuri umva ngende kubikubwira kare bari mu nama kuri Delete Hotel kwa Kazungu sibyo umwana ahazanwa na Hussein nk'umuntu bavuga ni umukinnyi wanjye namubonye kandi umukinnyi namubwiye ko ndi umuntu muri Rayon Sport namufasha akabasinyira Rayon Sport sibyo baramubona Gacinya navuga ati ndagira information kuri umwana zihagije ariko mbanje kujya kumureba kumumena aniyo amena ariye kuri tapi niyo mpamvu bamubujije kongera gusubirayo naka kanya ntabwo arasubirayo kugira ngo ajye kuri office ya president niho nasinyiye bagezeho saa 3 za mu gitondo hariya mu gakinjiro mu gakiriro ka Gisozi sibyo barakurikiranye basanga umwana no Omari urumva buretse gato abwira president Tade na Gacinya ngo namubazanira bidasabye kaca kuri Hussein uri kuba kuri icyo giciro umwana ashyira muri office abona ko ari umuntu ukenewe n'abantu benshi atangira no ku 30,000 sibyo kugeza ubwo yageze saa 4 z'amanywa asinya mu saa 12 z'umugoroba sibyo asinyiye miliyoni 10 agomba guhabwa ariko yazanye ibyangombwa ku munsi w'ejo nibwo habaye kuvugana n'ubuyobozi biciye ku bayobozi ko bari bamusinyije bataravuga n'ubuyobozi babemera ko ari amafaranga umukinnyi agomba gutanga release leta akayohereza sibyo ndetse na passport ye niyo mpamvu nuvuga ngo yari afite passport sibyo nta passport yari afite umva ko bimeze nta passport yari afite umva ko byagenze Hussein yabwiye Gacinya ikibazo afite Hussein bamuciye inyuma nge navuganye na perezida we ambwira ko afite amasezerano y'igihe kirekire uremera ko bamuciye inyuma ariko asaba ibihumbi 15 by'amadolari aya ni Hussein wabisabaga ni perezida w'ikipe oya ariko se burahakana iki kandi perezida w'ikipe yaravuze ibitandukanye nawe yaravuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport yabibwiye wowe se yabibwiye wowe none se uhakana ibyo Hussein yavuganye nawe ariko nawe ibyo bavuganye se nawe mwabivuganaga nyine wavuze version yawe reka mubwire yanjye nanjye yabwiye Gacinya ngo uwo mukinnyi buretse kumusinyisha abwira Gacinya arasinyisha nkurikije icyo ninde usinyisha Gacinya ntagasinyisha okay nta kibazo ababwira ati uwo mukinnyi mutamusinyisha atarabazanira release leta perezida we yamwiye ko afite amasezerano y'imyaka 6 amaze gukina umwaka umwe yasigaye 5 abanza agenda bazanira release leta ibyo 15 mwabitanga mu ikipe akivuganira n'umukinnyi uwo muntu witwa Omar arababwira ngo mwebwe umukinnyi ndabizi neza ni mu musinyishe ngo nta masezerano afite ibyo mubimbaza buretse gato baramubwira ngo wisinya Hussein akabwira ati murasinyisha umukinnyi afite amasezerano ni bibi perezida w'ikipe ye Ricard ubyumve neza agiye kubona umukinnyi Rayon Sport yamutangaje ko yamusinyishije abibona muri media ko umukinnyi yasinyiye Rayon Sport
nta muntu uramuvugisha bya bindi Hussein yabagiraga inama ati mubanze muvugane n'ikipe mbere yuko umukinnyi agenda azanira izi leta abone gusinya ubundi bimeze nk'iya feri ubundi ya peri kuko aperi yagiye direct ku equipe abandi bajya ku direct umuntu witwa Omar ngo arababwira ngo mwebwe nimusinyisha umukinnyi ibindi muzagire mute muzabimbaze urumva perezida rero ambimenye ararakara w'ikipe ati ni gute se basinyisha umukinnyi wanjye tutavuganye bya bindi bababwiraga gukora mbere yego ubu rero uyu munsi Rayon Sport yabonye guhamagara nyuma ihamagara perezida bari muri negociation kandi ukurikije amafaranga yavugaga mbere arimo arabahenda kubera iki bakoze ikosa ryo kumusinyisha mbere yo kuvugisha ikipe habayemo amakosa yo gutanguranwa Hussein ngo baciye inyuma Hussein ngo basinyishe umukinnyi ariko ntibavugisha ikipe bamusinyisha nk'umukinnyi utagira ikipe aho ubundi muri transfer ikosa ubuguyemo ikipe irakobrija niba wari kumufatira ibihumbi n'urugero 15 yasabaga 15 aragusaba 30 ubwo umukinnyi wanjye afite imyaka 5 amasezerano y'imyaka 5 araguca yashaka mu by'ukuri ubundi nta ikibazo kiri perezida Fred Fred arahamagaye tumubwire yunge ko situation imeze arashaka gutanga igitekerezo Fred nta ikibazo se mu guhera rwose umubaza ako se ntabwo mubeshyira ntafite ibindi ashaka ko agushakira kubona amasaha ubundi se si ushinzwe umushinga ubuhe si we ushinzwe akanyenyerera akanyenyeri se muhuza bikorwa uyu munsi ubwo hategerejwe ibyangombwa by'umukinnyi ngo aze nta mafaranga baramuha barabizi ko afite bemeranije miliyoni 10 none se ikipe yabo kavuda baravuganye ejo ubuyobozi bwa Rayon Sport Hussein yababwiraga mu isinyisha umukinnyi mutabanje umugena avuganye na perezida we ese yavuga 15 ahubwo ni harimo ikipe ahubwo ni makeye cyane niba Hussein yaravuganye na perezida wa kavuda wamushinyisha imyaka 6 15 n'ibiki none se ababwira ahubwo Hussein ni umuhanga ahubwo Omar umva kazu ikipe zashaje zivuga Omar ati mwe nimusinyishe ibindi muzabimba oya ntagari ariko ntagaruka yamubwiye ariko se aruvuga ngo umusinyishe abantu bakwica n'umuntu guhera saa 3 bari kurwana ibyangombwa banze nyumve kare umuntu witwa Hussein ntabwo rusha gacinya ibintu birebe no gusinyisha abakinnyi sibyo umuntu negosiye abakinnyi umuntu ukurikira ibintu byose yasavuga indi zitandukanye na Hussein kuri bavuganye n'ikipe se iki kandi mubwira ngo bavuganye ejo mbere yo gusinyisha umukinnyi ejo uramubwira ngo perezida w'ikipe muri media banze nyumve ati umukinnyi wanjye mwamusinyishije mute niko kuri 100%. Nawe amakipe akora bagira amakosa asa. Niko byagenze. Ucyumva ko ari wabukavudaho. Byaranditswe hano abanyamakuru bose barabyanditse. Batumukinnyi yasinye. N'amafoto nango umukinnyi bamusinyishije babizi ko afite amasezerano. Sibyo? Yego baramubwira bati umukinnyi yaravuga ati ngiye nta kibazo ndagenda njye kunegosiya mu mafaranga twamaye ndavuga na president. Sibyo kuko njye muri equipe nagiyemo ndi umwana rero ku Bukavara mu mujyi sibyo ntago tuzagorana na president nabanje kumubaza sibyo ibyo birarangira ejo ubuyobozi bw'amakipe yombi banze nyumve nyine nese utamwizera ikibazo uri buze gura nacyo niki urumva aba president b'amakipe yombi baravugana ejo ku makuru njye mfite umupresident w'Ukavuda baravuga ati biroroshye ubwo hari amafaranga runaka agomba kuva muri iyo fi y'umukinnyi n'umukinnyi akagira ibyo asigarana kuri ayo mafaranga kuko umukinnyi we aravuga ati kinyaterajyanye n'umushahara muri Bukavuda ntago nahembwaga amafaranga menshi aracyari mutoya urumva aravuga ati twe twaramusinyije miliyoni 10 harimo n'iyo kipe Bukavuda akayeshana n'agashikana sinzi uko bagomba kubisharinga ku giti cyabo muri amakuru mfite perezida kubibona muri media ataravugishwa yararakaye ibiciro arabitumbagiza kandi kubwira ngo bavuganye kare mwansuzuguye kare simbikubwiriye hase tegereza icyambere erega byoroshye kazo usinya amasezerano bikari ndakumva neza perezida kimubona mu itangazamakuru
ko yasinyereyo yashyize ku 30. ibyo ni ibya Hussein ushaka kumvikanisha ko abantu babyishe Kazungu ni amakosa ibyo ni ibya Hussein ari gushaka kumvikanisha ko ikiba kigiye kuba noneho nta n'undi mukinnyi noneho baratuma Bukavu ijya mu mwanya mwiza wo gutegeka Rayon kandi mubwira ko bavuganye kandi perezida amashyize kuri 30 yashyize 30 yarebye Hussein 15 none si imyaka 5 ariko arabati ubwo mwana noneho yasinye Rekare mutabashije ndakumva simbikubwiriye aha njyewe mfite amakuru yuko abantu bavuganye sibyo kugeza n'ubwo nge niboneye cyane perezida amakipe bombi yego aramubwira ati umwana tugomba kumwereza ibyangombwa n'ikimenyimenyi yagomba gusubira i Bukavu ariko baramubwira ati si ngombwa kuza turabimwoherereza na pasiporo kuko akagera mu Rwanda nta pasiporo kuri 10 z'abanyarwanda miliyoni 10 z'amanyarwanda abantu bashaka guhindisha amakipe nuko bigenda abantu bashaka guhindisha amakipe nuko bigenda nta kibazo ni byiza kandi ubwo naho nk'iyo transfer y'uyu musore w'Ikitoga urumva ku mafaranga make bitanze image y'icyo umuntu atekereza muri equipe niyo mpamvu babuze ati Gacinya uwo nawe Iramba na Gisa n'umutoza murahagije sibyo undi wa kane ntiyemewe ni si ngombwa ntituzi icyo ashinzwe ntituzi icyo amara muri Rayon Sport igihe cyo navugaga Hussein na Gacinya nibavuga ururimi rumwe ubundi aranegosiyera umukinnyi Rayon Sport mu izina ryande Hussein na Gacinya si bamwe mu kugura cyane nge numva bari mu murongo nta nubwo Gacinya ntabwo ari murongo umwe atari kumwe na Hussein aha yewe ko numva Gacinya asa nk'atandukanye na Hussein kandi bari kumwe 100% igihumbi ari pata n'urugi shakare uwo batari kumwe ni Irambona ahubwo niwe bashwana iserere n'urugi umva icyabaye none se kare kuki mu nama iri buze kuza kuri uyu munsi yo gukonfirima abakinnyi bose na kuka wose naraza kuyatendinga ngo uyu munsi haraba inama yo gukonfirima abakinnyi nta kuka yande nande inama y'ubutegetsi irabizi abo bihorere ariko nka muvunyi warabizi urumva ni Excom kundi bashinzwe ku executive no gukora ibyo bintu byose Hussein araza kwitabira iyo nama umva igihari yayitabira se umva uko bimeze umva ubyumve neza inama yabaye ejo abantu baraganiriye ahubwo twayishoje ubundi Muvunyi Tadeo Gacinya urumva ibintu Muvunyi ubwe yafashe telefone bakora conference aho ngaho bashyiraho umutoza ku murongo sibyo ikintu cya mbere yarababwiye ati ni gute muhamagara mumbwira ngo nk'urugero rw'imikorere mibi mumbwira ngo mwamboneye umu assist hanagomba kumwizanira urumva gute ku isi y'Imana mwigeze mubona ikipe mwigeze mubona umu assista baha akazi ikipe cyangwa umu assista azanwa n'umutoza mukuru Kongo rero yari yavuganye na Juste yari yavuganye na Juste kandi waratubwiye ngo bimeze bite rero yavuganye na Juste watubwiye ko ahaguruka yaberetse assista cyane ukavuguruza rero ukavuga ko na mukataba yawusinye kandi ngo rero barahamagaye umutoza bamubwira ko wa assista yasinye ngo hari wundi atazi Juste Bisengimana noneho tenyira rero inshuti yari kari niko bimeze Juste azatozera n'umutoza wongereje anza wumva uko uko byatoza uyu munsi umva nkubwire kazo uyu mutoza arahabwa oya karenzi nagari byo uyu munsi bari buze kuza gutanga baraza gutanga tike z'indege abantu sinzi nimba kugira ngo image y'ubuyobozi oya kare ikiri kubona ukwangiza imanze y'ubuyobozi amakuru mvuga nokwangiza image y'abantu batatu twumve amakuru mvuga amwe kwangisha abantu abandi kare nta muntu na nundusha gukunda Tadeo utazabyibeshyaho oya no se ngenda mukunda ngende kuvugisha ndimo ndavuga ibyabaye oya ntago ari kandi uyu munsi baraze gutanga amatike y'abatoza babiri se nkabikubwira ko udatuma nsoza kandi ibyo byose byabereye mu nama arabati munashakira umutoza ntabizi murazana umutoza wungirije ndakubwira ibyo nzi ni Liliane wahamagaye umutoza amubwira ko Juste azaba amwungirije amwitegura urumva hari na proposal yo kuvuga ngo ubu ngubu Juste ashobora guhabwa ikipe y'abagore kugira ngo wumve neza ko mfite amakuru uyazi nyazi Rotifi namwanga bisobanuye ngo uwitwa Rotifi aravuga ati ku isi y'Imana hari ahantu mwumvise umutoza wungirije ahabwa akazi n'ikipe
urumva keretse ukamuhaye imbere umukuru ati ataraza jewe hakaza amusangaho urumva cyangwa se ukabimubwira mbere umwungiriza twe tuzamushaka aha usinye ubizi sinumva rero icyo kwangiza isura usinye ubizi nakubwira ibihari 1,000% eme umutoza wungirije Latifi n'umutoza usanga rero itarigeze ivugana na Justin yarasinye oya uretse wavuga ngo yarasinye oya nusanga kandi Liliane ngo yaramubwiye ngo twakone umutoza mugomba gukorana uretse mbere yo gusinya muravugana baravuganye se niba rero yaravuganye na Justin igisigaye se n'igiki urabihakana se ko nose abantu bose bavuganye barabasinyishije kazo nose bamushakiraga none si uyu munsi umutoza bamuvugishirizaga mukuru iki arahari mwumvikanye ko azazana umwungiriza Eh. kuvugana na Yaguhaye Justin n'amazina. biza bite kuvugana ni icyaha ahubwo kuvuga ngo wavuganye na Justin muvugana iki se none se ubwo turangiza isura gute kuvuga ngo rero irimo kuvugana na Justin reka ibyo bintu byumva ariko nanone hahana abantu ni Liliane na SG bari guhererekana urumva ati munshakira umwasista gute ko nabahaye umwasista ibyo kuvuga ngo ibyangombwa ayo mategeko hari uburyo mwa quantidata contrat igatangira mbere ku buryo ko afite ikibazo iyo niyo twafatanya ntajye kuri bench niba itegeko rimwe none se basi ubwo waje gusanga iryo tegeko nakubwiraga ari ryo waje gusanga ari iryo tegeko navugaga rya lisansi A rizatangira rirareba guhera sezita rirahari kandi ari byo twavugaga nyine ariko ntabwo byabuza umwungiriza we kuza aravuga ati jyewe mfite umwungiriza naramubahaye muranshakira umwungiriza none ikintu batemeraga ikintu cyo gukora ibyangombwa by'imano ibyangombwa by'imano bya Boris sinshaka kubisubiramo ko umutoza ahari wamuhamagara ukamubwira ngo wabonye amategeko mashya aravuga ko 25-26 udafite A barabimumenyesheje ariko kubera iyo mpamvu tugiye gushaka umutoza mu biganiro hano twabona umutoza w'umwungiriza umenyereye shampiyona hari ushidikanya kuri Justin se ndamwemera cyane nahenze kuki tutavugana n'uwaha kurusha ukuza n'uwo muri Tunisia byose ibintu bisobanutse cyane ariko bucece ngo urimo gushaka umutoza gute se urumva icyo ni ko rigoramye cyane rwose wowe bucece uranyonyomye ushatse umutoza head coach arimo gushaka undi kazu twivuna abantu umutoza azungirizwa n'umutoza mwene wabo Perezida Fred amaze kuboneka ku murongo wa telefone mwese kuki mbyemera kandi mfite amakuru ko mwarakaye mwese kazu kuki mbyemera kandi mfite amakuru irashize ariko ibyo mvuga gihe nanjye mfite amakuru nibyo byiza turahuza amakuru turabihuza wabanje kuvuga ko ntabyo uti kandi baravuganye oya ntabwo bavuganye Perezida namubonye ku murongo wa telefone gushaka umutoza w'abagore Fred namubonye Perezida Fredin yes mwaramutse neza twaramutse neza meze neza meze neza cyane harya muri ya komite iherutse kujyaho wowe ufite uwuhe mwanya mfite imyanya si umwanya ahubwo ufite ingahe se perezida mfitemo imyanya 2 uwuhe n'uwuhe hari aho nungirije oya nushaka utubwire nk'umufana mu bukemurampaka nushaka utwibwirire nushaka utwibwirire nk'umukunzi wa Rayon Sport nabyo ntacyo icyo dukeneye ni Rayon oya ariko gende no muri komisiyo 2 okay uduhamagaye kutwunganira ku kihe ngewe ubwo nimwe mumpamagaye sinzi icyo mushaka ikari yavuga ko ari wowe wasabye umwanya watubwiye kuri rendimesha perezida oya ariko na rendimesha mbere yuko tuyinjiramo watubwira kuri ibyo Karenzi yarakubajije bitewe n'ibintu naramutse negura bya velveti ibicika ntabwo namenye ntabwo uyu munsi nakurikiye rwose sori sinamenye gusa rikari turavuganya hamwe ati nguhamagare banza habayemo confusion yagize ngo ufite icyo ushaka kutubwira oya ntabwo nabyumvise banza hari nungana urakoze cyane perezida nakunganira nabi urakoze agiye ukuramo twa tuntu tw'imbere ukatumaramo ukoza agashya ubwo dutesheje umurongo tuzi ko agiye kutwunganira ku bintu bya velvet nako bya Rayon ni ibya velvet ni ibya velvet bya Rayon nta bihuriye ariko Rayon Sport kugeza ubu Karenzi umufana wese twumva wa Rayon Sport icyo akeneye kumva reka tumuhe amakuru sibyo muri iyo nama Muvunyi Tadeyo na Gacinya
bahavuye bavuganye ikihutirwa sibyo abatoza bagomba kugera i Kigali urumva vuba byihuse bitarenze kuwa kabiri itike y'indege mwenye yayitanze baritanga uyu munsi niyo zitanze zose cyane yaguze itike z'indege cyane umutoza Ayabonga wungirije abakinnyi b'abanyamahanga bashaka kuza bazi Kigali kwanza abakinnyi b'abanyamahanga bari hanze Farenganye yaratashye Yusudiane yaratashye Basane birihutirwa bazi Ayabonga muri iki cyumweru cyose bagomba kuba baje Ayabonga mukanya nawe mbonye asabye imbabazi abariyo ntabwo ubonye yari kuvuga kuri bariya bagiye muri APR avuga ko yabivuze kera ko batari kuri standard yavuze ko asabye ubuyobozi bwamubwiraga ko abakinnyi batari tayari yo gukina Ayabonga akababwira ko abakinnyi bababeshyera ahubwo hari ibintu by'ibihuha biraho yafashe poste ebyiri za Haji na Hakim arangije ahita abwira ati mbasabye imbabazi abayobozi ba Rayon sinari nzi ko byari bimeze gutya izo ni paramike si nguyu ni umunyamahanga ariko abivuga uko abyumva ariko umupira wacu nta byose hari byo atazi hari nyine wamugana atakumva kuko bara n'abanyamwuga ubwo niko abyumva agomba kuza kuwa gatanu bagahura n'umutoza timu yose tariki 30 ni kuwa kangahe bagatangira imyitozo 30 no ku cyumweru ngira ku cyumweru urumva ikindi byihutirwa bagomba gushaka abakinnyi 30 no kuwa mbere kuko uyu munsi bazatangira imyitozo kuwa mbere ubwo ni 30 nyine ni 30 bagatangira ikipe igatangira imyitozo Latifi yasabye ko agomba gukorera kampi Rubavu ntabwo ari mu mujyi wa Kigali ntabwo ari Kigali ayo mafaranga bayitegure shakiraho ikipe n'abare bari tayari gukambikayo ubwo ni bwa buryo bwo Rikari ndakumva hari umurebe ufite amafaranga ye uyu munsi avuga ati nta kimpangayikishije agomba gukurikira imyitozo Rubavu akagira impamvu bivuga arashaka training session 3 ku munsi nta gihindutse aravuga ati nkene imyitozo mu gitondo nkene imyitozo yo ku mucanga n'imyitozo ya nimugoroba kuko ni ukwezi kumwe bafite abandi inzoga nyinshi zizabashiramo urumva Karenzi akisaragira ati horaho ati bacunge Latifi atazazana wa muhungu we w'imfura yari yazanye muri Mukuru nk'umutoza nabyo ni Rayon ariko Sancheloti narafite umuhungu we ntibatozanyaga horaho aragira ati kuri Rayon Sport ntibishoboka afite lisansi se afite lisansi zawe no urumva no wabe avuga ntiyemewe urumva so umutoza yahawe full control ku ikipe nsimbyanze kuwa mbere araza abakinnyi bari hehe abakinnyi nyine ubwo nicyo gikurikiye bamwijeje ko buri kimwe arababoneka ariko iki cyumweero urumva abihutirwa Rayon Sport abatoza baraza abanyarwanda abari basanzwe abashya basinya wa muzamu ari mu bakatirwa itike araza uza wa mundi ntoza wa muri Senegal hari Mali araza ati urumva yaba abo hanze yaba ba hano igisigara no kuvuga ngo amafaranga bimeze bite mbere byose no kurwana na 11 amafaranga ko ariho ruzingiye araboneka ati debloka gute Muvunyi niba byumva kimwe na Muvunyi se yatanze yatanze murayatanga yose yagura abakinnyi se ariko yatanze 30 bayazatanga kwa kabiri niba yatanze umurongo aranayatanga abakinnyi bagera aho ibyo nta kibazo gihari Abedi ko hari amakuru yasohokaga hanze mu kanya sinzi niba ariyo bavugaga ko bari kumuhereza 25 wari gushaka 40 ibyo ni bya bindi Abedi nari muri gahunda z'umutoza nari no kuri list yabashaka si shuwa ya mbere ya kabiri ya gatatu Abedi birimana reka nta burimo urumva simbyanze narimo se ninde urusha Abedi uhari ubwo nyine nicyo gisigaye kumenya ngo kuko ikibazo ni kimwe Abedi ntumushaka ariko Tansere ntumushaka rero ntizisanga mu kibazo Tansere ubwo se aracyarimo nawe ndo muri muhaza ahubwo yitwa ndi nasake mwe nibyo abo bakinnyi bose ntabwo umutoza ngo bashaka abafite babarusha nabaye ntabwo ari umutoza ariko uyu munsi Kazu reka nkubwire uyu munsi ni mugoroba cyangwa ejo turaza ko dufite full list y'abashaka yaba Rayon Sport yifuza kuko abo bakinnyi tuvuga ntabwo bahenze kandi abakinnyi beza mwabeda arahenze par rapport y'iyo service ariko ikintu ndikubona naramushaka Latifa aravuga ati umuntu umukino utagenda seze 5 mu gihugu
umukinnyi utagenda ntabwo aba akizamuka Si- abarimo amanuka. simbyanze Eh, ndabyemera iyo Rotifa avuga ariko njye mfite ikibazo kivuga ngo nyine ubwo dutegereze uwo ashaka experience nka Abedi umurusha ni Abedi ndi kubona biri kuvanga amanyafurika agashyiraho Abedi uyu ni Abedi undi ni Abedi urusha Abedi aravahe nanaboneka ko aza kuba ahenze Ricard turi kumwe abakinnyi niba narabigira imana umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Burundi urashaka umurenzi erega hari uko umukinnyi akomeye uratubwira ko uza n'uwuzi ntabwo ari uko dafayaje turaza kubisesengura nimugoroba hari uko umukinnyi akomeye no ko umukinnyi afitinga mu byabo biratandukanye abantu bakiri bato bakiruka noza kwiruka hari n'akana ahubwo ngo kare nihutirwa cyane mu biri businyishe ko muri Etincelle utari amane kakandi ka Haji gafite ibitego ngo 8 kandi kakinira turu na ka Haji Kanyabugabo ko ndazego ngo gafite ibitego 8 na assist 6 yatsinze amakipe yose akomeye rwose Haji ukiri mutoya ari Gisenyi yakabwiye ati oya ntago Aymen ndakazo abona n'ikipe ikomeye kadatsinze ngo zose yarakabwiye ati utazigera usinya amasezerano nunakagurira Godi ibintu byose oya afite umwaka na Etincelle bari mu biganiro nyine yaramubwiye utazigira wongera andi masezerano baramukiriga ariho ni gato gafite n'igararete ariko kaza umupira mwinshi ariko ntabwo wamwihutishura ngo muhetsikeshe Rayon Sport so guheka umukinnyi mwiza w'umusimbura oya azajya asimbura buhoro buhoro ko no muri Etincelle arasimbura ariko ngo afite imana bamwentegre muri groupe baramwentegre muri ariko ubwo atsinda bibiri naho harimo Kazungu bite bya Tansere Tansere wa makuru yo simbiza ariko niyo nshaka kubwira ngo Rayon Sport izagwa mu mutego ndabikubwirira hano ase Ricard waba uri kwanga Abedi ngo ntiyihuta ntakora ugafata Tansere yewe umuntu wakuvuga ko Tansere adakwiye kujya muri Rayon Sport uziruka ijya mubwira yego uyu munsi Abedi uramushaka nk'umukinnyi ukina 8 Tansere ukina 10 ni abakinnyi uzi mu Rwanda bakinuzi none onyere kubarusha iyo mediane bayica na Tansere na Abedi off ball badakora nacyo shaka biruka nkabarusha gihe cyo mbabwira mu cyumve neza kuri izi mikoro nzanye nyibabaza niba ushaka kurusha Abedi ku 8 hano hafi ni Mudasiri yahaye oya nabo tuza ariko none se Kazu sinshaka umutego uko tugwa mu kintu tutazi uko dafayaje sima mutarimo kunyumva ngo hari umukinnyi hatari ngo uvuye muri Mali uramuzi nawe yanze no gusesa ntabwo umuzi ariko ibyo no ni 50 kuri 50 Kazungu ibyo ba scouting neza bareba abakinnyi beza kuko nuvuga dafe nanjye ndakubwira ko haje fare nganye akaba umukinnyi mwiza ibyo haje nuza uyu mudefanseri yuse nabonye n'abakinnyi bose basigaye muri Rayon Sport bari kumwita kapiteni oya ni kapiteni ikirimo se umwuka mwiza urahari muri Rayon ibintu byose bimeze neza pari ya stati uko ndi kubyumva niba Muvunyi yakoresheje iyo nama agatumira Tade agatumira Gacinya ariko amafaranga ari hese yo gura abakinnyi azatanga ejo njyewe wibwira ngo ejo aratanga ejo gushize ngo utajya kubaza cya kibazo nta muntu ategereje ko amwishyura Muvunyi ni umuntu ufite amafaranga ibyo ngo urabona bavuze kuwa kabiri amakuru mfite urabona bavuze kugeza kuwa gatatu ngo si no kuvanga amafaranga ya Muvunyi yego nimba aribo bazikoramo nimba bizagenda gute nge amakuru mfite nuko kuwa gatatu hazaba hamaze kuboneka budget ngo yabafasha gutanga donc kugura abakinnyi bibanze Perezida Tade arahaguruka uyu munsi nta gihindutse yerekeza Dar es Salaam kureba derby oya kuvugana na Yanga kuzaza gukina oya bazareba derby byo nicyo kiraza ko kibajyanye ariko bagiye no kurangizanya kugira basinya amasezerano bagiye kuvugana n'umukino Yanga isaba amasezerano n'umukino kuwutegura bisaba amasezerano oya ni MOU reka MOU kuvuga ngo dufitanye match amicale bakabyemeza ukiyangaja mu bindi uzi ko uwo muntu muri kumwe ko bishobora kugera ku munota wanyuma ahubwira ngo Berikani nampamwe ngo tujye gukina yonde amahirwe menshi no kutayibona Yanga yari yemera kubona isa nishaka gukwepa derby sinzi uko nyizi na gahunda zayo bizagorana biraza gusaba ko yiyemerera ibintu byinshi kandi bari bababwiye ko icyo babasaba cya mbere yari logistique nyine kubamenya mu gihe bari Kigali za Yanga nazo ubwazo bagusaba hoteli y'inyenyeri 5 bakakubwira ko bazana abantu 50 mu ndege kabategera indege rero turu
ukabaha iyo hoteli ukagira ugasanga amafaranga uri bwinjize kuri stade amenshi nayo urubutanga barayakumara nta mibare irimo nayo kubyo se Yanga yaza gukina match ya gishuti erega kare kuza gukinira Rayon Day yaza tuvuge nibiza ku gatandatu Yanga yaza ku gatanu hanyuma igafata indege mu mugoroba yakareka Yanga ntiyaza gukina itagusabye iminsi 2 byibuze ni 3 ahubwo ngiye uko babimbwiraga bambwira ko bazaza ku gatanu niba Yanga izakina ku gatandatu bigomba kuza ku 4 Rayon Derega imyitozo ku gatanu bari abafana babaguriye abakinnyi beza ikipe yose wazana abafana baza kuri abakinnyi baza igihe numva Yanga ibagoye bakabona birahenze akansoringa tike ndege no Yanga ni minsi oya yagiyeyo yabona nazamu bushize zamu yaraje niba nabyo Yanga ni Yanga mu mvugana nazamu twinje muri Vibe Nation Simba kugeza ubu ntirava kuzakina kwa cyane kabisa Rikari Simba kugeza ubu ntiremeza kuzakina derby kandi derby ni kwa 3 Simba ntiremeza izakina kandi yarabyemeye perezida wa Republika wigeze ubona ikintu postinga se aho utinyira kuva byasohoka muri ibintu byo muri Tanzania ibintu byabo byaratanze nta kintu na kimwe Simba postinga wumve ko bitoroshye ibintu byavuzwe na perezida byakorewe muri kandi yarasabye abeguzwa bakeguzwa n'iki byose yakwanga gukina Simba se yabasabye cyane yasabye ni Yanga yasabye ko beguzwa abeguzwa ni Yanga agari Simba yari yanze gukina se ni Yanga noneho Yanga yemeye gukina Simba na Yanga nta kintu kiri uko Yanga yari yemeye gukina nta kintu na kimwe barapostinga nta na match baravuga reka atinya ko ibaze perezida yifatanyije n'abayobozi ariko wamugani nabonye poste ya Simba bavuga ngo umukino wacu wa nyuma wa shampiyona sinzi ibintu bibere mu bindi ibaze perezida yifatanyije n'abayobozi ba Simba iyo foto nayo ntiriho uyu munsi ikiganiro cyabaye kirekire kabisa iyo Rayon Sport twayigezemo Vibe Nation na saa 9 zagera tubabarije ba MC nariyo bari he izarangira kibaye amasaha 5 kizaba 5 ubwo nukureba iby'iyi Rayon Sport uko biza kugenda tugenda tubikurikirana ni minota 240 mu kiganiro cya mbere cya sport hano mu Rwanda urukiko rw'ikirenga rega dushimire cyane abantu badukurikiye kuri FM kuri 93.9 tunashimire cyane abantu badukurikiye kuri YouTube channel yacu ndagushimiye cyane me asante Rikari Senior Kazungu Clever ndagushimiye cyane ndakoze cyane Rikari Senior Sam Karenzi umunyamakuru wa mbere mu Rwanda ndagushimiye cyane asante sana okay uyu